Menya byose nibitarabaho kandi genera umuntu wese Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose nibitarabaho kandi genera umuntu wese Imana yacu numugenga w'ibihe imenya byose nibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye kandi we kandi genera umuntu wese ibimukwiye Imana yacu we numugenga w'ibihe imenya byose nibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye kandi we kandi genera umuntu wese Imana yacu we numugenga w'ibihe imenya byose nibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye kandi we kandi genera umuntu wese ibimukwiye Imana yacu we numugenga w'ibihe imenya byose nibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye kandi we kandi genera umuntu wese ibimukwiye kandi genera umuntu wese ibimukwiye kandi we genera umuntu
tamla ritarigari. Nagaze kuri kabiri turangiza fikisha hapo tupe mu biloni tamuka
kandi ro kwiringirwa Mana mu izina rya Yesu ibyiringiro byacu Mana duhimbaje izina ryawe rikora imirimo n'ibitangaza Yesu haleluya Yesu wasahiri Mana uyu ni umugoroba mwiza w'umugisha twagabanye Mana wagize neza kuduha umugoroba Yesu